nyamara isengesho ribarwa nk'ibidafatika. Uyu mumama wari ufite utuvuta unashonje ntitwakurengera, usigaranye utuvuta dukeya tumwe two kuranguza mu gapipiri, turiya tuvuta dusigaranye ntiwaturya ngo tuguhaze. Ninde mwabonye uteka amavuta ngo ayarye yonyine? Ntawe. Ariko imbere y'Imana ibi bigaragara nkaho nta kintu ufite. Imana ibiheraho ikarema ibizima. Imana ibiheraho ikarema ubuzima. Imana ibiheraho ikarema fondasiyo ku buzima bwawe. Rinda icyo ufite utakinyagwa. We gufunga amaso yawe ngo umere nkaho nta kintu ufite. Hoya. We gufunga amaso yawe, ese uramutse ugiye kuraranganya amaso mu nzu yawe ufite iki? Ufite iki? Ese ni utuvuta? Ese ni igitunguru? Ese ni urunyanya? Ese ufite iki? Mbere yo kumanika amaboko ngo uvuge ko upfuye, banza uvuge ikintu ufite. Banza ubwire Imana, uvuge ngo wa Mana we mfite iki kintu, wa Mana we nagaburiye umuntu ushonje. Utwo ni utuvuta. Umuntu wagaburiye ushonje, ntabwo mu gihe washonje ntabwo byagutunga. Waramugaburiye byararangiye yarariye. Hoya. Ibyo ufite nubura amaso uraza kubona ko hari akantu ufite kurwibutso, hari neza wagize. Haleluya. Hari ibihe wasenze, hari ibihe wasengeye abarwayi, hari ibihe wabwirije abantu bakihana. Ibi bihe ugomba kubyibutsa Imana, kuko ibi bihe Imana ibiheraho yubaka ubuzima bwawe. Ibintu Imana ibiheraho igusanira umutima. Ibihe Imana ibiheraho ikomora ibikomere. Ibi bihe Imana ibiheraho. Ariko nufunga amaso ukabara yuko nta kintu ufite, uzapfa ushire. Hano muri uyu mugani usobanurwa hano, uvugwa hano abangaba bafite bazongererwa, nabakomeje kureba ibyo bafite bakomeza kubirinda. Abadafite bazanyagwa, nabangaba bari gufunga amaso badashaka kureba ibyo bafite, badashaka kurinda ibyo bafite. Bazanyagwa n'ibyo bari bagize gute, bari bafite, kuko ibyo bafite ni iby'umumaro ku bandi. Haleluya. Reka nkubwire, ntabwo uzafata zahabu ngo ziraze hanze y'inzu zatunganyijwe ngo uyibwire yuko kabone nubwo umuntu yatambuka atari umujura akabona yuko iby'agaciro wabyandaritse azabijyana. Reka nkubwire, ntabwo ibyo uvuga ko bakunyaze, ntabwo babikunyaze ari uko bose ari abajura. Warasinziriye, baratora. Reka mbabwire mwa babyeyi mwe, nimujya mutwita mujye mwumva ijambo ry'Imana, kuko musengera abana banyu, kuko iyo wumva ijambo ry'Imana uba uri kurya ibyo kurya bitunga ubugingo. Noneho bya byo kurya bitunga ubugingo, za ntungamubiri zigera no kuri yandi utwite, hanyuma noneho ukabyara umwana mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ubyaye. Ubu byaye kabiri. Buri muntu wizera Imana iyo atwise asama inda y'umubiri ndetse n'iy'umwuka. Noneho niyo abyaye abyarira umuntu w'umubiri ugaragara ndetse akanabyara n'umuntu wo mu mwuka. Abantu babiri bose bavuka umunsi umwe. Nshuti bakunzi ba Kiyana TV Show, turabashuhuje aho muri mu mahanga, ku isi yose ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, umukozi w'Imana Pacifique, ni umujene Imana yagiriye neza, imuha impano zayo. Turakwakiriye. Amahoro y'Imana bane nawe. Uwiteka mwami Imana, urera kandi urakiranuka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro bizima. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo dusangirire ku meza yawe, ameza y'umugisha. Uwayariyeho ntarwara bwaki, uwayariyeho ntagira indwara z'ibyuririzi zishingiye ku ndyo yafashe, ahubwo uwayariyeho akomeza gutohagira muri wowe mwami. Urakoze Yesu. Rero ndakwinginze ngaho gwino tugaburire ibidukwiriye, ugaburire imitima y'abantu, ibyo ubona bikwiye muri imitima ari byo ufungura, aba ari byo utangamo igaburo muri aya masaha. Urakoze kuri Imana igira neza, komeza uganze kandi utegeke ishimwe n'icyubahiro bya Yesu. Amen. Imana iguhugisha mwinshi. Uyu munsi rero turagira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Kuri Kiyana abantu benshi tubamenyera ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi turashaka kugira ngo tubabwire ijambo ry'Imana uyu munsi. Ubwo rero ndashima Imana ingira icyizere aya masaha
kugira ngo mbe umwe mu muyoboro inyuzamo ibyo kurya byayo. Ubundi hari ikintu burya iyo utumwe n'umuntu ukomeye ugenda ufite confidence, noneho iyo utumwe n'Imana, burya gutumwa n'Imana bitandukanye no gutumwa n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu yagutuma ukagenda uvuga ati ni runaka wagize gute wantumye, kandi agakiza ngewe agakiza n'imbuto yambibwemo nkiri urusoro mu nda ya mama. Ntabwo sinavuga ngo agakiza ngo nakakire ryari, kuko nge navutse n'ubundi nsanga inda yambyaye n'ubundi yari ikijijwe. Nanjye imbuto y'agakiza uko mama yarantwite nanjye yari iri muri nge. Uko navutse mu isi y'umubiri nanjye no mu buryo bw'umwuka nari mvutse. Uko nakuze mu isi y'umubiri no mu buryo bw'umwuka nagendaga nkura ntungwa n'ibyo kurya by'ubwami bw'Imana. Urumva rero ntabwo nakubwira ngo agakiza ngo nakakiriye ngo mfite imyaka 10, kuko n'ubundi na mbere y'iyo myaka 10 mbere yuko nyigira namye ndya ibyo kurya bitunga ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu ni umugisha utagira abandi. Uzi kuvuka, uzi kugira ngo indi igiye kukubyara ibisanzwe irya ibyo kurya bitunga ubugingo. Kandi burya umubyeyi yarya abagaburira n'umwana, ntabwo arya wenyine. Reka mbabwire mwa babyeyi mwe, nimujya mutwita mujye mwumva ijambo ry'Imana, kuko musengera abana banyu, kuko iyo wumva ijambo ry'Imana uba uri kurya ibyo kurya bitunga ubugingo. Noneho bya byo kurya bitunga ubugingo, za ntungamubiri zigera no kuri yandi utwite, hanyuma noneho ukabyara umwana mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ubyaye. Ubu ubyaye kabiri. Buri muntu wizera Imana iyo atwise asama inda y'umubiri ndetse n'iy'umwuka. Noneho niyo abyaye abyarira umuntu w'umubiri ugaragara ndetse akanabyara n'umuntu wo mu mwuka. Abantu babiri bose bavuka umunsi umwe. Cyakora bakijwe bakabivangavanga ntibashobora kubyara ibice, ariko iyo ukijijwe, iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukamwizera, ijambo ry'Imana rikakubera ibyiringiro, rikakubera inkomezi. Iyo wumva ijambo ry'Imana uba umeze nk'umuntu uri kurya imbuto zizana intungamubiri ku mwana utwite. Noneho wa mwana iyo wumva ijambo ry'Imana rikwiye, uba umeze nk'umuntu urya indyo yuzuye, ndetse uzabyara umwana ushyitse, atari wa mwana bavuga ngo umwana ari mu muhondo. Umwana uvutse nawe bavuga ko ari muke, umwana utuzuye, udashyitse, umwana udashyitse. Rero iyo wumva neza ijambo ry'Imana ugitwita uri umukristo, iyo ugiye kubyara ubyara umwana ushyitse mu buryo bw'umubiri, ukabyara n'umwana ushyitse mu buryo bw'umwuka. Uyu mwana rero ntabwo akeneye abapastors bazamwigisha, kuko imbuto wariye muri cya gihe wari umutwite, amasengesho wasenze muri cya gihe wari umutwise, niyo amubyara mu buryo bw'umwuka akavukira mu gakiza k'Imana. Haleluya. Nanjye niko nabyawe. Sinakubwira ngo hari pastor runaka wambwirije. Nimba navutse nkijijwe, mvuka nejejwe. Haleluya. Twogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso. Haleluya. Umunsi mama yakiriye agakiza, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nanjye ni umunsi nakiriye Yesu. Haleluya. Iki kintu ntago muri kukimenya. Nge nabatijwe ndi mu nda, nongera no kubatizwa ndi mu mubiri. Nabatijwe kabiri. Reka nkubwire, iyo ubatijwe mbere y'uko ubyara, n'umwana uzabyara babatije. Haleluya. Aya mazi amugeraho, twogejwe na Yesu, twatunganyijwe n'amaraso, turi ibiremwa by'umwuka. Haleluya. Raso mbese imyambaro yawe irera,
haleluya. Iyi myambaro ivugwa ntabwo ari iy'umubiri, ni imyambaro y'umwuka, haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu ubyaye umwana mu buryo bw'umubiri ndetse yaranambaye imyambaro y'umwuka mu buryo bw'umwuka, yaravutse bwa kabiri, niyo byaba abyaye bwa kabiri, haleluya. Ababyaye abana babiri mu nda imwe, ababyaye impanga, iy'umubiri n'iy'umwuka baba bavukiye rimwe, haleluya. Ariko uzi kubyara impanga, kubyarira umugabo ukanabyarira n'Imana, haleluya. Kubyarira umugabo ukabyarira n'Imana, turi abana b'Imana, abana b'Imana bakundwa, turi abana b'Imana, haleluya. ariko icyo tuzi neza nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, haleluya. Imana ishimwe. Turi abana b'Imana. Iri jambo umuntu uri kuryumva ni umuntu n'ubundi uba mu mwuka, haleluya. Umuntu uba mu mwuka. Ese mureke abana bato bansanga, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwandi, ari ubwabo. Yesu ajya kubigisha gusa yarababwiye ngo musenge ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo abasenga ngo data wa twese uri mu ijuru ni abantu bamenye bakanizera izina rye, haleluya. Bivuze ngo mw'ababyeyi mwe mwizeye Imana murahirwa, mwabyariye umugabo, mubyarira isi, munabyariye n'Imana, haleluya. Reka twe gutinda cyane, tuzagaruka twige ku ijambo rivuga ku rubyaro rw'abana b'Imana ndetse n'urubyaro rw'abana b'isi. Burya indi byara abana b'Imana itandukanye n'indi byara abana b'isi, kuko zisiga imirage itandukanye. Indi byara abana b'isi isiga umurage wo kurimbuka, isiga umurage w'akaga, umurage w'ishyano, ariko indi byara abana b'Imana isiga umurage w'ubugingo, haleluya. Nzagaruka twige ku ijambo rivuga ku nda ebyiri, ibyara abana b'Imana ikongera ikabyara n'abana b'isi, ndetse n'ibyara abana b'umwuka bagakurira mu mwuka, bagasazira mu ki? Mu mwuka, haleluya. Niyo spiriti yarije, ariko ni ukuvuga ngo ni ukubonja, icyo bita kubonja. Urumva hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi, ariko hari n'ikindi cyari kiri inyuma. Ubwo mbaye nk'umuntu usa n'umuntu ubanopesha. Uzi icyo bita kunopesha? Ntiwakabonye, ntireba ariko ntukoreho. Bivuze ngo ni ukubatera amatsiko kugira ngo n'ubutaha nitugaruka noneho muzaze muvuga ati ka kantu, haleluya. Tujya gusoma ijambo ry'Imana dusanga, haleluya, mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana dusanga mu byanditswe byera muri Matayo 13 umurongo waho wa 11, dukomeze tugeze kuri 15. Haranditswe ngo, arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'umwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani niki, nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoreyeho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Mwakira ijambo ry'Imana, haleluya. Iri jambo ufite azagira gute? Azongererwa. Iri ni ijambo risobanurwa mu buryo bwinshi butandukanye. Rimwe na rimwe hari abantu barisobanukirwa mu buryo bw'ubutunzi bw'umubiri, ariko uyu munsi hano ngiye kurisobanura mu buryo bw'ubutunzi bw'umwuka.
nabazaniye insanganyamatsiko ivuga ngo rinda icyo ufite utanyagwa. Icyo ufite kuko nicyo gifite agaciro. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Haleluya. Reka mbabwire ku bantu bafite, iyo ufite azongererwa. Haleluya. Ariko udafite azanyagwa n'icyo yari afite. Abangaba badafite ntabwo bivuze yuko ntacyo bafite. Hari ibyo bafite ariko batahaye agaciro. Umuntu wese uhumeka, twese turafite, twese dufite ubugingo, ariko dufite inshingano zo kurinda ubugingo twahawe kugira ngo tutabunyagwa. Haleluya. Ubugingo bukwiye kurindwa kurusha ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ese umutima urarinzwe? N'icyo ufite? Mbere na mbere yo kwibona nk'udafite, banza wisuzume, ugere mu bubiko bwawe, umenye ngo ese ndi mu bafite cyangwa mu badafite. Ese ndi mu bantu bari guhuma amaso badashaka kureba nimba hari icyo mfite. Kuko umanutse hepfo dusanga haruguru baravuga ngo ufite azongererwa, ariko n'udafite azanyagwa n'ibyo yari afite. Ndetse hepfo bagakomeza bavuga ngo barahuma amaso kugira ngo batagira gute, batareba. Barafunga amatwi kugira ngo batagira gute, batumva. Mbese batumvisha umutimanama wabo. Si uko badafite aba bavugwa hepfo, si uko nta kintu bafite, ahubwo icyo bafite ntabwo bashaka kugira gute, kukirinda. Haleluya. Reka twongere tugaruke hano. Reka mpite nza iyo ufite na gatoya ufite karabara imbere y'Imana, na gato, n'akantu ubona nka gatoya k'amafuti imbere y'Imana karabara. Reka nkubwire, Imana na nyuma ya zeri irakora. Noneho kanswe ufite rimwe. Iyatangiye kurema nta kintu na kimwe gihari. Noneho ufite kimwe iragusaba ngo ukizerereho. None uri kwibara nk'umuntu udafite. Humura, ufite iby'agaciro. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birinda. Rinda icyo ufite cy'agaciro utanyagwa. Haleluya. Nuko hari abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa. Hano muri uyu mugani usobanurwa hano, uvugwa hano abangaba bafite bazongererwa, n'abakomeje kureba ibyo bafite bakomeza kubirinda. Abadafite bazanyagwa, n'abangaba bari gufunga amaso badashaka kureba ibyo bafite, badashaka kurinda ibyo bafite. Bazanyagwa n'ibyo bari bagize gute, bari bafite, kuko ibyo bafite ni iby'umumaro ku bandi. Haleluya. Reka nkubwire, ntabwo uzafata zahabu ngo ziraze hanze y'inzu zatunganyijwe ngo uyibwire yuko kabone nubwo umuntu yatambuka atari umujura akabona yuko iby'agaciro wabyandaritse azabijyana. Reka nkubwire, ntabwo ibyo uvuga ko bakunyaze, ntabwo babikunyaze ari uko bose ari abajura. Warasinziriye, baratora. Reka nkubwire, erega ntabwo umuntu utora ikintu kitari icye ntabwo bivuze ko ari umujura. Iki kintu mugomba kukimenya. Uciye hano ubonye iby'agaciro. Hari umugani waciwe, hari umugabo yaratambutse ageze mu murima asanga uzuyemo ubutunzi bwinshi, asanga hari zahabu. Ahageze nyiri umurima, kuko yarafunze amaso, ntabwo yabashaga kubura amaso ngo arebe ikintu kiri mu butaka bwe. None ahanyuze abonye zahabu, atabona hari iby'agaciro, atahorose udutaka, areba n'utwatsi arenzaho. Amaje kurenzaho nuko aragenda agurisha ibyo afite byose, menya yaratse n'amadeni. Araza ajya kureba nyiri wa murima, aramubaza ngo nguhereze ubutunzi bungana icyo unyihere kari akarima kawe. Deja we ntiyanarindiriye ngo yumve ibyifuzo bya nyiri umurima, yamuzaniye ubutunzi bwose yari afite, abuzanira nyiri umurima. Nyiri umurima atashyokirwa, atabona mbonye injiji igiye kunyihera kashi. Haleluya. Mbonye injiji igiye kumpa kashi. Nyamara uyu mugabo imbere ya nyiri umurima yagaragaraga nk'ikigoryi, ariko kuko yafunguye amaso akareba,
ahari ubutunzi yari umunyabwenge. Haleluya. Nuko agurisha ibyo afite, arangije yegera umucuruzi, yegera nyir'umurima, aramubwira ati nyabona aka karima wakambaye nkajya nkihingiramo, ese ko nanjye nagahingaga, ndaguhereza ibyo ushaka byose, hanyuma ugenda ushaka kandi karima. Kuki uyu muntu, kuki atatekereje ngo uyu muntu ushaka kumpa amafaranga aguze imirima 10 yajya akajya kugura indi mirima, ko n'ubundi aho mpinga hatanera, wenda byashoboka ko hataneraga, kuki atamugira inama yo kujya gushaka indi mirima yera? Ariko icyo gihe yaragize gute? Yaguze ako karima, ndetse n'akaguze ahita harinda, ashyiraho iby'uburinzi bwose. Uwo murima wamugize umukungu kuko yamaje gusobanukirwa icyari mu butaka. Nyir'umurima yafunze amaso, yanga gusobanukirwa icyari mu butaka bwe. Birashoboka yuko uwo murima yarawuhinze imyaka 20, birashoboka ko uwo murima yarawuhinze imyaka 30, kuko yafunze amaso, yanze kureba. Abitegereza baje batwara ibyo yaragize gute? Yari afite. Haleluya. Reka babwira agaciro ko kuba maso. Reka mubwire mu buryo bw'umwuka, mu buryo buri spirituel, ntabwo kuba maso ntabwo ari uguhora ugenda ureba mu muyaga mwinshi, ureba mu zuba ryinshi, ureba hoya. Ni uguhora usenga mu buryo bw'umwuka. Burya rero gusenga, ibihe byo gusenga bidufungura amaso. Haleluya. Ibihe byo gusenga bituma dusobanukirwa ahari zahabu, ahari ubutunzi, ahari imigisha. Ese reka umugisha w'abana b'Imana bawuronka binyuze hehe? Binyuze mu mirimo myiza. Reka nkubwire, umugisha w'abana b'Imana iyo wafunguye amaso, warafunguye amaso, warasenze mu gihe bikwiye, warakoze imirimo yo gukiranuka mu gihe gikwiye, reka nkubwire, no mu gihe abandi basinziriye urahaguruka. Haleluya. Urahaguruka. No mu gihe abantu batitegereza iby'agaciro urabibona. Haleluya. Ni cya gihe ubasha kureba ibihe abisi babona ari ibyago gusa, ibihe ukabihanurira. Uwo ngo wagihewe, nubwo ndushya imbere hari umunezero. Haleluya. Uwo ngo wabihewe, wantambara we, nubwo umeze nk'uwamfashe mpiri, imbere hari ibirori. Haleluya. Imbere hari umutekano. Haleluya. Kuko umuntu uri mu bihe byo gusenga abasha kubona ibitagaragara. Kuko umuntu uri mu bihe byo gusenga no mu bihe aryamye araryama akarota. Haleluya. Kandi niyo arose arota ibiri imbere, abona future. Haleluya. Reka nkubwire, rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko reka nongere ngaruka ku muntu umwe, umupfakazi yaragiye yegera Elisa, aramubwira nti abana banjye bagiye kubanyaga. Avuga agahinda afite, bagiye kumpekura, abana banjye bagiye kubahindura imbata. Nuko umukozi w'Imana arareba, aritegereza, aramubaza, ntese mada, ntikumbwira ko abana bawe bagiye kubanyaga? Nagaki ufite mu rugo, wifitiye mu rugo? Ntiyewe mu rugo nta kintu mfite, ariko mfite utuvuta. Ariko mfite utuvuta. Birashoboka yuko utu tuvuta yashoboraga kuba kuki atavuze ko afite umutsima. Yari afite utuvuta tudafite imboga, tudafite ibitunguru, tudafite, mbese nyine tudafite ikintu na kimwe. Utuvuta twonyine. Wumva ahantu Imana ihera. Iyo wemeye kubwiza Imana ukuri, iyo wemeye kuba maso, iyo wemeye kubwira Imana ikikubangamiye, iyo wemeye kubwira Imana ikikuri ku mutima, iyo ije kuganira nawe ikeneye kuyibwiza ukuri. Ese ubundi usigaranye iki? Nuko abwira umukozi w'Imana ati, nifitiye utuvuta twonyine, nta mutsima, nta bugari, nta kawunga, nta mukere, mfite utuvuta gusa, nta gitunguru, mfite utuvuta. Birashoboka yuko uyu mupfakazi yabwira Elisa yuko nta kintu na kimwe afite, yari kumwe ngo genda wipfireho n'urubyaro rwawe. Ariko kuko yavuze ko afite utuvuta, atongeyeho yuko afite igitunguru, ariko akavuga ko afite amavuta. Aya mavuta yaramurengeye, yaramubwiye ngo genda wikingirane.
haleluya. Inamwe ngo ugenda wikingirane we n'urubyaro rwawe, muhumure mugende mwikingirane, mutire ibintu byinshi bishobora kujyamo mw'ibintu bishobora kubikwamo, mwongere stoke, kuko aya mavuta niyo agiye kuba icyambu cy'umugisha ku buzima bwawe. Amasengesho wasenze niyo agiye kukubera icyambu cy'umugisha ku buzima bwawe. Reka nkubwire Imana wasenze, ya Mana wahamagaye muri bya bihe bikomeye, ya masengesho yaragiye yibika ahantu amera nk'ibigega, haleluya, amera nk'ubuhuniko, haleluya, ubuhuniko bw'amasengesho. Mu bihe bikomeye ujya ugera mu buhuniko bw'amasengesho, haleluya. Nyamara isengesho ribarwa nk'ibidafatika. Uyu mumama wari ufite utuvuta unashonje ntitwakurengera, usigaranye utuvuta dukeya tumwe two kuranguza mu gapipiri, turiya tuvuta dusigaranye ntiwaturya ngo tuguhaze. Ninde mwabonye uteka amavuta ngo ayarye yonyine? Ntawe. Ariko imbere y'Imana ibi bigaragara nk'aho nta kintu ufite. Imana ibiheraho ikarema ibizima, Imana ibiheraho ikarema ubuzima, Imana ibiheraho ikarema fondasiyo ku buzima bwawe. Rinda icyo ufite utakinyagwa. We gufunga amaso yawe ngo umere nkaho nta kintu ufite, hoya. We gufunga amaso yawe, ese uramutse ugiye kuraranganya amaso mu nzu yawe ufite iki? Ufite iki? Ese ni utuvuta? Ese ni igitunguru? Ese ni urunyanya? Ufite iki? Mbere yo kumanika amaboko ngo uvuge ko upfuye, banza uvuge ikintu ufite. Banza ubwire Imana, uvuge ngo wa Mana we mfite iki kintu, wa Mana we nagaburiye umuntu ushonje. Utwo ni utuvuta. Umuntu wagaburiye ushonje, ntabwo mu gihe washonje ntabwo byagutunga. Waramugaburiye byararangiye yarariye, hoya. Ibyo ufite nubura amaso uraza kubona ko hari akantu ufite ku rwibutso, hari neza wagize, haleluya. Hari ibihe wasenze, hari ibihe wasengeye abarwayi, hari ibihe wabwirije abantu bakihana. Ibi bihe ugomba kubyibutsa Imana, kuko ibi bihe Imana ibiheraho yubaka ubuzima bwawe. Ibintu Imana ibiheraho igusanira umutima, ibihe Imana ibiheraho ikomora ibikomere, ibi bihe Imana ibiheraho. Ariko nufunga amaso ukabara yuko nta kintu ufite, uzapfa ushire. Reka tugaruke. Abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa bari bategereje umukiza, bari bategereje umukwe. Nuko 5 b'abanyabwenge basinzirana utuvuta. Agaciro k'utuvuta. Ariko kuki mutibaza impamvu utu tuvuta twarengeye umupfakazi, utu tuvuta tukongera kurengerana n'aba 5 b'abanyabwenge? Kuki mutibaza kwibanga riri mu tuvuta? Haleluya. Nyamara utu tuvuta nubwo bari kudusuzugura harimo ikintu. Aya masengesho nubwo bari kuyasuzugura harimo ikintu, haleluya, harimo ibanga. Ntabwo ari gusa utu tuvuta twarengeye umupfakazi tukanarengera abakobwa 5 b'abanyabwenge, abapfapfa bakirukanwa. Utu tuvuta, iri sengesho ntimukarisuzugure, ntimugahinyura amasengesho y'abakiranutsi, ntimugahinyura isengesho ry'umukiranutsi, haleluya. Utuvuta, ariko mwari muzi ibanga riri mu tuvuta. Iri banga riri mu tuvuta ryageze kuri Dawidi riramurengera. Dawidi akiri mu ishyamba atarahabwa umugisha w'utuvuta, nawe utuvuta tutaramutonyangira, yari imbeho yaramukubitaga buri munsi, agasangira n'intama, akarya ahantu yumva intare n'amadubu bihuma buri munsi, akarara ahantu ha wenyine mu bwigunge, mu bwihebe, mu gasayo gahinda gasaze, aho nta muntu umuganiriza, aho aganira n'amatungo ye yonyine. Ni muri bya bihe shushanya ibyo bibazo uri kuganira nabyo. Urareba ugasanga ntawakumva, urareba ugasanga n'ubwenge bwaragiye, nta muntu mwaganira ngo muhuze ibiganiro. Bitewe n'iki? Ni ahantu wicaye, n'iryo shyamba urimo, ariko iryo shyamba ugiye kurikuzwamo n'utuvuta. Hari utuvuta tugiye kuhagukura, haleluya. Niwifata nk'udafite uranyagwa n'ibyo ugize gute, n'ibyo ufite. N'utwo tuvuta ufite utari kureba, utari kurebesha ukwizera. Nayo masengesho wasenze muri bya bihe utari kwibutsa Imana, urayanyagwa.
ubutabazi reka nkubwire, reka kwizera bifungura amaso bikadufasha kubona ibitariho nk'ibiriho, bikadufasha kubona aho ubuzima burangiriye, bikadufasha kubona indi stage y'ubundi buzima aho bukwiye gukomereza. Haleluya. Ibyiringiro, iyo ufunze kwizera kwawe ufunze amaso, iyo uzanye kwiheba ukazana gusuhuza umutima uba ufunze amatwi, ntubukiganira na Mwuka Wera. Haleluya. Ese nawe uri gufunga amatwi, uri kwijijisha kugira ngo tumva? Ese nawe uri gufunga amaso, uri guhagarika ukwizera kwawe? Nimba uri gukora icyo kintu, uri gukora ikosa rikomeye cyane, ugiye kunyagwa n'ibyo wari ufite. Reka nkubwire, uzi yuko uyu mupfakazi Eliya yagezeho, ndiho ndababwira ibanga ryo kubwiza Imana ukuri, ryo kuvuga akantu usigaranye, nubwo kaba ari kamwe ku munsi umwe ukipfira, ako kantu Imana igaheraho. Nuko uyu mupfakazi ari kumwe n'umwana we, nimba ari umwuzukuru sinzi, nuko Eliya arahanyura, araba yemwe ntiye muri aho, ntiyego yari ari kwitoragurira udukwi, agiye gusonga agatsima ubundi akipfira. Haleluya. Ariko kwipfira kuki biza kenshi? Kuki byaje kuri uyu mupfakazi abana bari bagiye gushimuta, bikaza no kuri uyu muntu wari uri gutoragura udukwi asigaranye agatsima k'ijoro rimwe? Haleluya. Nuko nese ntimwangaburiye, nta kintu dufite, ntidusigaranye agatsima k'umunsi umwe tukipfira. None se mwakamaye n'ubundi nge nkirira ko nge gifite ubuzima? Imana iracyafite ubuzima. Iryo sengesho uvuga ngo wa Mana ngo ni irya nyuma nsenze, riha Imana, hoya witakarize kize, riha Imana, irariheraho yumva gusenga kwawe. Haleluya. Muri bya bihe uvuga ngo wa Mana iki kintu ntabwo nzongera hoya gisengere, kuko niho hantu Imana igiye guhera ikora ku buzima bwawe. Haleluya. Ibyo ngo wa Mana ngo ngiye gupfa kugerageza, genda ugerageze, kuko niho hantu Imana igiye guhera. Nutagerageza urapfuye, urarangiye. Haleluya. Ntabwo ndi kuganira n'abafunze amaso, ndi kuganira n'abayafunguye. Ariko nimba nawe wari ugiye kuyafunga, yafungure mu izina rya Yesu, kuko hari ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Ugiye gutabarwa mu izina rya Yesu. Fungura amaso urebe, rinda ibyo ufite, kuko nufunga amaso ya uranyagwa n'ibyo wari ugize gute, n'ibyo wari ufite. Haleluya. Reka nkubwire, haracyariho ingingo ikurengera. Mu nzira nyinshi haracyariho ingingo ikurengera, mu makuba menshi haracyariho ingingo ikurengera. Reka nkubwire, uri ubuhamya bw'Imana. Haleluya. Muri wowe ibi bigeragezo wahuye nabyo, Imana yagushyizeho, yakugize ububiko bw'amavuta yayo. Haleluya. Mu gihe cyo gusinzira ugiye kubona umumaro wawe. Haleluya. Mu gihe benshi basinziriye, mu gihe benshi inzara ibamereye nabi, ugiye kubona umumaro wawe. Wowe wasenze muri bya bihe, ugasenga kenshi utisengesheje, ugiye kubona. Haleluya. Mu gihe cy'amapfa yateye, ugiye kubona akamaro kawe. Ukomeza usenge. Haleluya. Akamaro k'umuntu wasenze. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yosefu umunsi akamaro k'amavuta ye kagaragaraga, abamusuzuguye bose bacishijwe bugufi, guhera kubo bavukana bose barapfukamye, baravuga ngo mutware. Haleluya. Ugiye kwinjira mu gihe cyo guhamagarwa mutware. Maze rero ibyagusuzuguye uhagaze mu gihe cy'Imana, bigerageza kwijijisha, bwa buryarya barabukomeza. Nkuregura umutware, reka nkubwire, batangira kukuramya nyamara waracirwaga mu maso. Haleluya. Batangira kukwita amazina. Haleluya. Amazina y'ibikomerezwa barakwitaga amazina y'insuzugurwa. Iyo Imana yaje ku buzima bwawe, isaha y'Imana yageze kuri Dawidi, abamwitaga gashumba bamwita king. Haleluya. Reka nkubwire, isaha y'Imana yageze ku buzima bwawe. Haleluya. Ikugobotora hagati mu banzi bawe, ikagushyira hejuru hagati y'ibyagusuzuguye. Isaha y'Imana ku buzima bwawe iraje mu izina rya Yesu.
uzi ko isaha y'Imana yageze kuri Lazaro wari umaze iminsi 4 mu mva. Hanyuma noneho muri yashobora kuba akimara gupfa Lazaro, intumbi yasanze ikuzimu zaravuze ngo gwino mu bandi sha, gwino mu bandi. Ntago zari zizi ko intumbi ya Lazaro yari ifitanye isezerano n'Imana. Haleluya! Ntabwo bari bazi ko intumbi ya Lazaro iziranye na Yesu, ari inshuti ya Yesu. Reka nkubwire, abapfuye bizeye Imana no mumva. Haleluya! Tuguma dushinganye. Haleluya! No mu rupfu tuguma dushinganye. Haleluya! Turashinganye mu izina rya Yesu. Akira gushingana mu izina rya Yesu. Nimba warasenze Imana, akira gushingana mu izina rya Yesu. Akira ubwishingizi mu izina rya Yesu. Iri jambo rigiye kuza ari kugira icyo rikubaza, uribwiza ukuri. Ribwiza ukuri. Tugiye gusenga, tugiye kubwiza Imana ukuri. Twabaye maso ariko tugiye no kuganira, tuvuga ibyo dufite. Twarebye twitegereje. Warebye mu nzu yawe ubona icyo usigaranye, warebye mu rugo rwawe ubona icyo usigaranye. Haleluya! Nubwo urugo rwawe rwari rusenyutse, reba ikintu usigaranye wibutsaho Imana iri bushingireho igira gute ikubakira. Haleluya! Reka nkubwire, nubwo ubona uburwayi bugiye kukwica, reba ikintu wibutsa Imana. Fungura amaso urebe, nufunga amaso urapfuye. Ariko niwubura amaso ukareba, hari ibintu Imana igiye kugira gute gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya! Ugiye guterezwa cyamunara, fungura amaso urebe akantu wibutsa Imana. Imana igahereho yishyura nk'uko yishyuriye wa mupfakazi. Haleluya! Utuvuta tutari umuntu atarya ngo dufate mu nda, nitwe Imana yahereyeho imugirira neza. Wa mupfakazi wahuraga na Eliya, agatsima k'ijoro rimwe kamuviriyemo ubuzima, kamuviriyemo ibyo kurya bimutunga, bikanamutungira n'umwana, ndetse no mu bihe n'ibihe agakomeza akabaho. Haleluya! Utuvuta twageze kuri Dawidi. Tugeze kuri Dawidi wari insuzugurwa, wasuzugurwaga n'abavandimwe. Ageze kuri Goliyati aririmba urwabonye. Reka nkubwire akamaro k'utuvuta. Utu tuvuta twageze kuri 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapapa, bose bari basinzire bategereje umukwe. Maze utu tuvuta umukwe ahageze, birashoboka ko b'abapapa aribo babyutse mbere. Sheri yaje, n'umukwe yaje. Birashoboka ko ari nabo batondaga umurongo. Humura nubwo bari kugutanga imbere, ntago ari bimigisha igenewe. Humura nubwo byagutanze imbere, nubwo ubona amahirwe asa nagucitse, hari abantu bari kwitambika mu mugisha wawe. Ntabwo ari bo bagenewe umugisha wawe. Reka nkubwire, ibi biri kwitambika. Humura byabaye no kuri Dawidi. Abavandimwe baritambitse. Ngewe ndi ibigango, narwaniye umwami. Ningewe buriya naranize, buriya ni wa mukozi w'Imana we. Nubwo ugiye kwimika umenye yuko nize, undi nawe tumenye yuko ndi umunyapolitiki, umenye yuko mfite ubwenge ku bijyanye n'imiyoborere. Batazi umuntu wibitseho gusenga, umuntu wabaye ku mavi, umuntu wasenze. Haleluya! Aratungurana. Reka nkubwire, nibyo byabaye. Igira ikintu wibutsa Imana. Maze rero cyagiye Dawidi ajya ku rugerero, asanga abavandimwe be ku rugamba, ababwira ati umuntu wasuzuguye ubwoko bw'Imana ninde? Baramubwira ngo igirayo. Bibwiraga yuko intambara Dawidi ajemo ari iy'umubiri, yari iy'uburyo bw'umwuka. None ntigirayo wanjijwe. Uzi ko uri icyambere kimwe nta kose, nta bya gisirikare uzi, nta kintu na kimwe uzi mu bya politiki. Urabaza iki ku by'urugamba? Haleluya! Icyo batari bazi, ntago bari baza ibanga riri mu mavuta. Ntago bari bazi ibanga riri mu mavuta yo mu ihembe. Ntago bari barizi. Ariko we kuko yararize, yaravuze ati ngewe ndahagurutse. Ahubwo ni mubanze mumbaze ngo reka mbanze mbabaze. Umuntu uzanesha kiriya kigabo cyabakanze mwese, umuntu uzahangara kiriya kibazo, muzamuhembe iki? Haleluya! Mubanze, ndashaka kubanza kudiringa n'umwami kuko mwe muri kunsuzugura. Reka nkubwire, menya ahantu ujya kudiringira. Reka nkubwire, intambara ugiyemo, banze uhere muri diro, banze uhere mu mishyikirano, ubanze umenye ibihembo ugiye guhabwa nyuma yo kunesha. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga, ariko umenya ahantu, banze umenye ahantu hari ingororano z'ubutsinzi bwawe. Banze umenye ahantu ingororano Imana ikubikiye ku buzima bwawe. Banze umenye imigisha iri muri urwo rugamba ugiye kurwana.
cyangwa se umenye n'imigisha iri muri izo ntambaro uri kurwana. Fungura amaso, kuko nufungura amaso nibwo ubasha kubona bya bindi byahishwe. Dawidi yaje gutsinda. Haleluya. Nawe akira gutsinda mu izina rya Yesu. Data wera wo mu ijuru, ubwoko bwawe, abantu bawe bafunguye amaso, bari kwitegereza. Bamwe bari kwitegereza inyanya mu nzu, abandi bakitegereza utuvuta, abandi bakitegereza agatsima katanuzuye n'ikiro, abandi bakitegereza udushyimbo, abandi bakitegereza, abandi bakitegereza ingemu bagemuye kwa muganga, abandi bakitegereza umunsi bafashije umuntu runaka. Hari ibintu bari kwitegereza, bari gufungura amaso yabo bakabona utuntu tw'amafuti tutagira icyo tubamarira. Ariko muri ibi bintu bari kubona nk'iby'amafuti, imbere yawe ni iby'umumaro. Haleluya. Wageze kuri urya mupfakazi yarasigaranye utuvuta tutafata mu nda, yarasigaranye utuvuta. Ugera kuri uriya wundi nawe wari ufite udukwi, ari gushaka gusonga agatsima k'ijoro rimwe akipfira. Wamugezeho usiga ubuzima ku buzima bwe. Ugera kuri Dawidi wari umunyantege nke ariko afite utuvuta, uhera kuri twa tuvuta umuhindura umunyembaraga mu gihugu. Haleluya. Umuhindura ukomeye mu bakomeye. Aba rero nabo ndabasengeye mwana. Reba ibyo bari kukubwira mu mitima yabo. Reba ibi biganiro barakubwiza ukuri mwana. Barakubwiza ukuri mwana. Bafite amadeni bafashe agiye kubatereza cyamunara. Bafite uburwayi bumeze nkaho bugiye gusiga urupfu ku buzima bwabo, ariko barakubwira ko hari ikintu bafite. Haleluya. Nubwo bari mu bihe byo kwiheba, bibitseho utuvuta. Haleluya. Ndakwinginze baremera ibishya, baremera igitangaza ku buzima bwabo, baremera amashimwe ku buzima bwabo, batambutsaho batabasha kwitambutsa. Mwami Mana, ndakwinginze mwami, barindira ubugingo, bambike imbaraga, bakomereza amaboko, baneshereze, barwanirire mu izina rya Yesu. Kuraho karande ku buzima bwabo, kuraho imbaraga mbi z'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Ibyabahigaga ubihige, ibyabarwanyaga ubirwanye, igisuzuguro cyari ku buzima bwabo gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza. Komeza uganze kandi utegeke. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe Yesu. Amen. Shalom shalom. Ubwiza bw'Imana bukomeze ubane namwe. Nari Pacifique Iradukunda. Shalom shalom.